Muraho neza bene data inshuti za Blessing TV, twongeye kubaha ikaze kuri Blessing TV. Turabakunda cyane, muri kumwe n'umukozi w'Imana Faraja, mbahaye ikaze cyane. Hanyuma mureke dusenge Imana kugira ngo dukomeze gusangira ijambo ry'Imana. Imana ikiranuka, Imana yo kwizerwa, Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ihindura ibyanze guhinduka, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimiye kubw'uyu munsi Kristo mwiza. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe kandi ni itabaza. Ndasenze kugira ngo buri muntu wese iri jambo riburyumve, rimumurikire, rigire aho rimukura, rigire naho rimugeza, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose. Imbaraga z'Imana zibohora zimanukiye muri iri jambo, imbaraga z'Imana zikiza zimanukiye muri iri jambo, kandi nanjye ubwanjye Kristo nabaringe, ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku buzima bwacu twese, kuko Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye Jehova Rafa, kuko Imana yo kwiringirwa. Unyemere buri muntu wese aho aherereye hose uzumvira ijambo azambara imbaraga izagira uri mukuragira naho rimugeza, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose dusenze twizeye, amen. Amen, amen, amen. Ya, reka dusome mu Bami ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Abami ba mbere igice cya mbere umurongo wa mbere aravuga, umwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru. Umwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru. Bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Haleluya. Nuko abagaragu be baramubwira bati. Nuko abagaragu be baramubwira bati, Mwami Nyagasani, Mwami Nyagasani, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe. Bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe. Ajye agukuyakuya agupfumbate. Ajye agukuyakuya agupfumbate. Kugira ngo ususurukirwe Nyagasani. Kugira ngo ususurukirwe Nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli. Babona Abisagi w'Ishunemu bamuzanira umwami. Babona Abisagi w'Ishunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane. Uwo mukobwa yari mwiza cyane. Akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Akajya akuyakuya umwami akamukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Hanyuma Haleluya. Amen. Amen. Ijambo nashaka ko tuvugana ni iryo ngiryo. Shuti mwene data, mukozi w'Imana, ndagira ngo tugane kuri iri jambo. Umwami Dawidi twese turamuzi, ni umwami wayoboye Isirayeli, ni umwami Imana igeze ihamiriza, yaramukunze cyane, kugeza aho Imana yavuze ngo nta nkunda umutima we. Haleluya. Rero uyu mwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru, ngo nuko babona ko ari ngombwa ko bashaka umuntu umwitaho. Bahitamo umukobwa mwiza muri Isirayeli, batora Abisugi. Ngo umukobwa ngo yari mwiza cyane, akajya akorera umwami imirimo ye yose kandi akamukuyakuya, ariko ngo umwami ntiyamumenya. Haleluya. Sinzi aho uherereye, sinzi buri mukora mu nzu y'Imana, sinzi icyo wasigiwe, sinzi icyo wahamagariwe, ariko Imana iravugana nawe ngo wongere ukanguke. Birashoboka ko waba uri umuhanuzi, birashoboka ko waba uri amasengesho, birashoboka ko waba uri protocol, birashoboka ko waba uri umushumba, birashoboka ko waba uri apotre, urwego rwose waba uriho. Ese muri iyi minsi turimo, iminsi irije abagenzi, iyi minsi ya nyuma, umwami yabakuzi, umwami arakuzi. Birashoboka ko umwami akuzi, ariko abantu bakumenye. Sinitaye ku gaciro watakaje mu nzu y'Imana. Niba abantu batakuzi nta kibazo, Imana ikabikuzi, ikabigutangira ubuhamya, icyo cyonyine kirahagije. Ese umwami ukorera muri iyi minsi turimo arakuzi? Inshuro iminsi umaze ukijijwe ni myinshi, iminsi umaze ukora imirimo y'Imana ni myinshi cyane.
intambara umaze guhura nazo ni nyinshi cyane, ibikomere ufite ni byinshi cyane, ibikomere by'umurimo ntibikubuza gukorera Imana yaguhamagaye, ibikomere by'umurimo ntibikubuza gukorera Imana yahamagawe. Amagambo bakuvuzeho ntatume weguka, ntatume wegura uva ku nshingano zo gukorera Imana, kuko Imana yonyine izakugorera. Witeka Imana yakumenye, irakuzi, izakurwanirira. Wikwite ku magambo y'abana b'abantu. Uyu munsi Imana yavugana ngo wongere ukanguke uve muri byo, wongere wegere Imana, wongere ubane n'Imana. Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane ku buzima bwawe. Haleluya! Ahari amavuta wari ufite utagifite, ahari hari ibintu byinshi Imana yagukoreshaga itakigukoresha. Gerageza wegere Imana. Imana yiteguye kuguha imbaraga. Uyu muri Yesaya 40 umurongo wa 29 aravuga ngo niha imbaraga abananiwe kandi utishoboye, ijya ibasha kumwongeramo intege. Manika amaboko uvuge ngo naratsinzwe, ndananiwe, ariko ndacyashaka kuyobora intambwe z'ibirenge byanjye, ndacyashaka kuyobora intambwe zanjye, ndacyashaka kuyobora inzira zanjye zose. Imana yiteguye kuguha imbaraga, Imana yiteguye kugukoresha, kuko niyo yaguhamagaye. Wikwita ku bantu, ubukene ni bwinshi, abo ntabwo bakumenya. Ntukite ku bantu, umuntu nawe yakuvaho akagenda, ariko hari abandi Imana yiteguye kuzana mu buzima bwawe. Wahari washatse abantu bagufasha mu murimo w'Imana, usigaye wenyine, ubuze ubushobozi, amafaranga warayabuze, ibyo gukoresha warabibuze, ariko senga. Imana yiteguye kuzana urwashya ku buzima bwawe, ariko nawe ukanguke, va mu ntege nkeya, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Haguruka hejuru y'umwete wawe Imana igiye gukora. Hejuru y'ugukiranuka kwawe hakeneye imbaraga zawe. Hejuru y'ugukiranuka kwawe kugira ngo amasezerano yawe asohore hakeneye umwete. Va mu ntege nkeya. Gukiranuka byonyine byaguhesha ijuru, ariko ahari ntiwakandagiye muri gakondo yawe. Gerageza ukoresha imbaraga, ugerageza uhaguruke, gerageza wibabaze, ugerageza usingire icyo Kristo yaguteguriye. Imana yakwizerwa iri kumwe nawe, iravugana nawe ngo ese muri iyi minsi ya nyuma umutima uraguhamiriza yuko muri kugendana n'Imana? Ese muri iyi minsi ya nyuma urashaka ko abantu bagushima? Ese muri iyi minsi ya nyuma urashaka ko itorero rigushima? Ese muri iyi minsi ya nyuma urashaka amashyi y'abantu? Va ku mashyi y'abantu, ushaka Uwiteka, shaka Uwiteka bigishoboka. Garuka mu muhamagaro, garuka mu muhamagaro. Ifeza n'izahabu Uwiteka arabifite. Ahari wabuze ubushobozi, ariko Imana ifite byose. Iyo umutima wawe, ikeneye umutima wawe gusa, kandi uyemere uce bugufi, kuko Uwiteka Nyiringabo ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana y'inyembaraga, ije kuguha imbaraga. Wari unaniwe, wari uboshwe n'ibyaha ukabireka ukegura, wageze mu mahanga ya kure, Imana yaguciriye inzira ujya mu bihugu bya kure, ujya ngo ahari ahantu wagiye nuko ushaka amafaranga, ariko wagiye kubw'umugambi w'Imana, wagiye kubw'umuhamagaro w'Imana. Wari umushumba, ugezeyo urabireka, ni kubw'umuhamagaro w'Imana. Imana avuga nawe icyakujyanye hariya ni kugira ngo uzamure ibendera ry'igihugu, kuzagira ngo uzamure ibendera ry'Uwiteka. Gerageza wongere uzamure ibendera ry'Imana. Ese aho mu mahanga Imana yakugejeje uracyazirikana guhamagarwa n'Imana? Ese aho mu mahanga Imana yakugejeje uracyazirikana imirimo y'Imana? Uribuka aho Imana yagukuye? Nshuti mwene data, iby'ubutunzi nibyo Shitani arwanya ahantu. Haleluya! Inzu irimo amafaranga iteka za banki zirarindwa. Hajyaho abasirikare se, hajyaho abasekirite bakarinda, abapolisi bakarinda iyo banki. Ntabwo barinda inzu komuteri, ahubwo barinda ibintu by'agaciro biri muri iyo nzu. Hari ibitsanyo by'agaciro biri muri wowe, bikwiye kurindishwa imbaraga z'Imana, bikwiye kurindishwa umwuka w'Imana. Ndasenze kugira ngo uyu munsi wa none wongere ukanguke. Imana igiye kugukoresha ibikomeye, wo kwita ku magambo. Ijambo ry'Imana ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambarara, ahubwo azabyutswa no kwizera. Wongere ukanguke, wongere ubyuke, wongere ugende. Cyitegerezo ni Kristo, cyitegerezo ni Kristo. Abari ureberaho wenyine gusa, umwizere nk'umwami n'umukiza. Yiteguye determination yawe mu mutima. Imana yiteguye kugambirira ko mu mutima. Imana yiteguye determination yawe mu mutima kugira ngo ikorane nawe. Kandi iteka ikintu wubakiyeho nicyo kigaruka kikagusenya mu murimo w'Imana. Sinzi gukizwa kwawe icyo wubakiyeho. Birashoboka ko agakiza kawe wubakiye ku bahanuzi. Abahanuzi bazagaruka, ubuhanuzi buzagaruka bugusenya. Birashoboka ko agakiza kawe kubakiye ku cyubahiro, icyubahiro kizagaruka kigusenye. Birashoboka ko agakiza kawe
kubakiye ku kintu runaka, icyo kintu cyo kikagusenya. Ariko agakiza kawe ni kubakira kuri Kristo nyawe, nta kintu na kimwe kizagusenya, kuko ari inzu yo ku musenyi no ku rutare. Kristo niyo rutare, gerageza wongere wubake ku rutare. Imana yagusimbukije impfu nyinshi, Imana yakurengeje byinshi, Imana yakongera iminsi yo kubaho, ariko wirengagije ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Gerageza ukanguke wubake ku rutare, wubake ku rutare. Imvura naho yagwa, imiyaga ikaba myinshi, ntabwo uzapfa kugwa, uzabaho. Imana yagukeneye mwene data, ahantu uri hose, post urimo yari yose, ahantu uhagaze ari hose, uwo wari wese, ibuka ineza y'Imana, wibuke imirimo y'Imana, ugaruke mu nzu y'Imana, ugaruke mu buntu bw'Imana, ugaruke muri presence y'Imana, ugaruke mu kubaho kw'Imana. Imana ikumbuye ijwi ryawe, ikumbuye kwinginga kwawe, ikumbuye amarira yawe, ikumbuye kurimba kwawe, ikumbuye kuramya kwawe, ikumbuye amaturo yawe, ikumbuye amashimwe yawe, ikumbuye imirimo yose wakoreraga Imana. Gerageza ugire ibyo utera umugongo, isi irakugose, isi irakuboshe, Imana ikikumenya. Hari absence ari kugaragara mu bwami bw'Imana. Nshuti yanjye ndakwinginze, ciye bugufi, nanjye nibwira nkubwira, kanguka wongere wegere Imana, kuko Imana ije gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. N'Uwiteka nyine ngavuganye nawe uyu munsi wa none, wongere ukanguke wegere Imana. Ijambo ryatubwiye ngo ese Imana uri gukora muri iyi minsi irakuzi, yagutangira ubuhamya kwikuzi. Ariko icyo nakubwira cyo ni kimwe, Imana irakuzi, nawe urizi, na shitani ukurwanya arakuzi, kandi uzi ikigero cy'intege nkeya zawe, kandi Imana izi ikigero cy'intege nkeya zawe, yiteguye kuguha imbaraga, yiteguye kukongerera imbaraga. Yegere rero ibyo tugenda umunyantege nkeya, nkeneye imbaraga kugira ngo naguke, kugira ngo ngere aho Imana ishaka. Nakwingize cyane, emera intege nkeya zawe. Niba Imana itakuzi, urabizi ko ahantu wacumbagira urahazi, ahantu wananira urahazi. Icyo ni cyo Imana ishaka. Yibwira uti mukuzi mwiza, nyemeye intege nkeya zanjye, ciye bugufi, nyemera unyongere imbaraga, garutse mu murimo wawe, garutse mu bwami bwawe, garutse kwamamaza ineza yawe no gukomera kwawe. Imana yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukubohora, yiteguye kugukiza iyo ndwara. Indwara ni nyinshi, hari indwara y'ubukene, hari indwara y'amagambo, hari indwara y'ubushomeri, hari indwara yo kubura urubyaro, indwara ni nyinshi. Imana yiteguye kugukiza indwara yari yose waba urwaye. Icyo ishaka n'umutima wawe, icyo ishaka niko yongera kukwemeka kubona, ikaguhamiriza uti mwabonye umugaragu wanjye, mwabonye ko yagarutse, mwabonye umugaragu wanjye, mwabonye ko ari mu bwami bwanjye, mwabonye ko ari kunkorera. Icyo ni Imana ishaka ko gukorera. Gerageza wongere wubake ubwami bw'Imana. Nukuri ubwami bw'Imana buragukeneye, ubwami bw'Imana buradukeneye. Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya, abasaruzi ni bakeya. Ijambo ry'Imana twinginge nyiri ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu murima. Nshuti mwene data, gerageza usengere umurimo w'Imana. Iminsi turimo iragoranye, nta kindi kikivugwa. Abakozi b'Imana bakunda amafaranga, nta kindi kikivugwa. Abantu bose ntabwo bakunda amafaranga, kandi baba bakunda amafaranga. Kiranuka ku byawe, ibindi murekere. Birashoboka ko harimo bagushiga n'amafaranga, kuko ariyo bubakiyeho. Natangiye mbivuga, icyo wubakiyeho mu gakiza, icyo kigaruka kikagusenya. Niba wubakiye ku mafaranga mu gakiza, amafaranga azagaruka gusenye. Nshuti mwene data, ariko n'abakristo abantu hanze hanga bakeneye amavuta. Ntabwo abakozi b'Imana bavuga ngo abantu hanze bakeneye amavuta. Barakiranuka bagatanga amavuta, bagatanga ibitambo, bakarara amajoro kugira ngo basenge muri Imana waguke. Wowe ikiranure n'Imana, abandi bareke. We gutinzwa bitakwiye kugutinza muri urugendo, wongere wegere Imana. Imana izakugirira neza cyane. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha cyane. Yari Faraja mu ijambo rivuga ngo hongere umenywe n'Imana. Ese Imana yagutangira ubuhamya aho abantu batagutangira ubuhamya? Ese Imana yaguhamiriza ubuhamya bw'abantu bari kuguhamiriza muri iyi minsi ya none turimo, cyangwa byaba biri different? Uko abantu bakuvuga bigahabana nuko Imana ikuvuga, kuko Imana izi byose, izi imyicare yacu, izi imigendere yacu, izi imiryamire yacu. Imana ibagirire neza nukuri. Kuri Blessing TV turabakunda, tujya dukomeza tubane. Uramutse afite comments bakwandika munsi wa likinga. Ibitekerezo byanyu birakenewe, byifuzo nta kibazo, bavuga icyifuzo cyari cyo cyose ufite tukagisengera, ukandika aho ngaho hasi muri comment. Uramutse dukeneye nabwo wakwandika hariya, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero za telefone zirahari kuri zari aho ngaho hasi wazibona. Imana ibaho umugisha cyane, turabakunda. Reka dusenge Imana kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zitubashije gukora ibyo tutabashaga gukora muri ubu bwami. Haleluya. Ntago nje gucira bene data urubanza, ahubwo ndi kubabwira nanjye nibwira. Tugerageze twongere dusenge kugira ngo Imana itugeze aho ishaka kutugeza.
murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Imana ikiranuka, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Tumaze iminsi turaswa n'ibintu byinshi bikomeye, bamwe barananiwe ku bw'amasezerano, abandi bananijwe n'amagambo, abandi bananijwe n'indwara, abandi bananijwe n'ibigeragezo byinshi bitandukanye, kandi hari n'abandi bananijwe n'ibisubizo. Nyemera rero buri muntu wese Imana wongere umusange kubwira ijambo, ryongere ribohore, ryongere rikize, rigarura abantu mu mwanya wawe neza nk'uko bikwiriye, kuko Imana yo kwizerwa. Turagukeneye papa, kandi turagukunda, tugufitiye inyota, kuko uko imarakazi zihagizwe no gushaka imigezi, uko nuko natwe tubagizwe no gushaka mu maso hawe. Unyemera rero buri muntu wese umwambike imbaraga, kandi umufate kubwira ijambo, umubohore. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana isumba byose, dusenze twizeye. Amen. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze cyane.